mwakomeje kugenda mubibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, izi zicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho, izi dukoresha no mu gihugu cy'u Rwanda nka Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ndetse n'izindi nyinshi, n'ibitangazamakuru byandika no mu gihugu cy'u Rwanda n'iby'amajwi. Mwabonye babigarukaho, niki bagarukagaho n'uwitwa Mitsutsu wazimirijweho ibyuma mu gitaramo cya Gen Z Comedy. Nawe yari umwe mu batumiwe muri iki gitaramo, gusa bitabiriye iki gitaramo bo batashye bibaza impamvu Mitsutsu yaba yatumye nyine azimirizwaho ibyuma atarangije gusurutsa abakunzi be. Icyo nicyo abantu benshi bibazaga, kuko Gen Z murabizi ko iba ku wa kane. Kuva ejo kugera uyu munsi nibyo abantu bakomezaga kuvugaho ku mbuga nkoranyambaga, gusa mbazaniye amakuru dukesha ikinyamakuru Igihe cyabashe kuganira n'ubuyobozi bwa Gen Z Comedy busobanura impamvu aba basore bazimirijweho amatara batarangije guperforminga ibyo bari bateguriye abakiriya bari bagiye hara muri Camp Kigali aho Gen Z ibera. Ibyo byose ndabibazaniye, mushinzwe udutebe twanyu, hanyuma mu ntiza umwanya wanyu mukoreshe mbabwira buri kimwe cyose, muve hano musobanukiwe kandi ndizera ko muri buze gutohozamo amakuru nyayo, hanyuma kandi mutange ibitekerezo byanyu cyangwa mukurikije ibyo muraba mwumvise. Bibice gukanda subscribe kuri NB Izum, inkuru zacu kuri kwawe tujye tubana buri munsi. Mbahaye ikaze, njye nitwa Sana. Mitsutsu n'ikipe ye bari bahawe iminota 40 yo gushimisha abakunzi babo. Bazimirijweho ibyuma basigaje iminota 10 gusa ngo basoze. Benshi mu bari bitabiriye igitaramo cya Gen Z ntabwo babashije gusobanukirwa impamvu yatumye bazimirizwaho ibyuma, cyane ko abategura iki gitaramo bahise bahamagara Rafiki Coga Style agatangira gususurutsa abakunzi be ba muzika. Ndagira ngo mubyumve neza. Mu gushaka kumenya amakuru n'icyateye kuzimirizwaho ibyuma kwa Mitsutsu, ikinyamakuru Igihe dukesha iyi nkuru yamenye ko ari icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi bwa Gen Z Comedy nyuma yo kubona ko Mitsutsu n'itsinda bakorana bari batangiye kurenga ku mabwiriza y'ibi bitaramo. Amabwiriza y'iki gitaramo Mitsutsu n'itsinda rye bakoranye barenzeho ntayahe. Amakuru ahamya ko ari uko bari batangiye kwamamaza abafatanyabikorwa babo nyamara badafitanye amasezerano n'iki gitaramo cya Gen Z Comedy. Yewe hiyongeraho ko hari iduka bamamaje nyamara rikora bimwe n'ibyumwe mu bafatanyabikorwa ba Gen Z Comedy. Ayo ni amakuru ikinyamakuru Igihe cyagiye gihabwa n'ubuyobozi nyuma yo kubona ko bari gukora amakosa mu gitaramo ndetse ashobora kubateranya n'abafatanyabikorwa babo. Ubuyobozi bwa Gen Z Comedy bwafashe icyemezo cyo kuzimya ibyuma kugira ngo bave kuri stage bagende. Ku rundi ruhande, abagize itsinda rya Mitsutsu bavanywe ku rubyiniro nabi, bahise bataha batanabajije icyabaye. Icyakora amakuru harahamya ko ubuyobozi bwa Gen Z Comedy bwiteguye kwakira uwo ari we wese wifuza gusaba ubusobanuro kuri iki ikibazo, akagenda bakamusobanurira impamvu bakuwe ku rubyiniro kandi iminota itarangiye, ndetse bakamusobanurira n'impamvu nyine uko byagenze kose, bakamubwira ko bishe amabwiriza runaka ngayo yuko bamamarijemo abafatanyabikorwa babo ariko badasanzwe bakorana na Gen Z Comedy. Ayo makuru dugukesha ikinyamakuru Igihe nayabonye mu kanya, ntago kuva inkuru yaba ntabwo nakageze kuri internet, gusa icyo mwamenya nuko ayo makuru ni ku buyobozi bwa Gen Z bwatanze ibisobanuro gusobanura uburyo aba basore bakuwe ku rubyiniro. Gusa njyewe sinzi niba uko mbitekereza ariko mubitekereza mwebwe ubwanyu, ni mwebwe muba mufite ibitekerezo byanyu byo kubitangaho, kuko mwebwe nimwe dukorera kuri YouTube channel yanyu, nimwe mwayishingiye, nimwe mugomba no kuduha amabwiriza cyangwa se ibitekerezo byanyu byibanze kuri iki kibazo cya Mitsutsu ndetse n'inzu ya Fari Merci yo muri Gen Z. Iki kibazo cyabo kikaza gukemuka kandi ndizera ko biri buze kumvikana, kuko bose ni abantu, abakozi, buri wese afite imirimo akora. Mitsutsu turamuzi ni umukinnyi wa filime ndetse na comedy. Merci nawe ni umunyarwenya kandi nawe azi uburyo gutegura urwenya bivuna, kandi bari abasore bakaba baravuye ku rubyiniro na kuriya nawe arabizi. Bazaganira
bazaganira bumve uko ibitekerezo byabo bizahuzwa. Mwebwe icyo musabwa ni ukunyandikira ibitekerezo byanyu mukambwira muti turabyumva gutya, mugakanda like, mukibukana subscribe. Njye nitwa Sana, tujye tubana buri munsi hano kuri NB Izumu. Ciao ciao, hasta la vista.